muraho dutangiye ka gace ko guseka. Umugore ikintu uzashingiraho ugiye gushaka umugore, ushaka umugore umeze gute? Ndashaka umugore w'inzobe. Bitwaye iki? Ni inzobe, ni ubuyobe gusa uzareba cyangwa ibindi uzareba? Zareba inzobe, ndebe n'ahantu hatavugika. Inda yambaye. Ndebe ko hameze. Ndebe nyine nimba bizajya bijyana n'injyana. Aha, yakamwana ati burangiye nubwo wanyica ntago najya mu ijuru. Kano kangura tiyaka ugiye mu ijuru, Imana ikabamugana ngo ngiye mu ijuru. Ntago najyayo. Kubera iki? Nese mu ijuru hari indaya zibaye. Hano indaya zirahari za make. Agashwingi 500 kugaruriza ijana ry'itabi. Nese mu ijuru haba indaya za senyisa. Ni kibazo. Niba zinabayo zirahenda. Ikata. Niyo mpamvu buriya mu ijuru ntago najya, isi iraryoshye mabuje. Agashwingi Nababeshye. Ibi bintu byigeze kumbaho. No. Ngo hari karitsiye ya mbere mu Rwanda yanditse amateka yo kugira umukuru w'indaya. Mwongo uri kwivuga nawe ni. Ndindaya nkuru bundi baranabizi. Umva madam, ni wowe chef w'indaya. chef w'indaya uyu niwe chef. Genda bivugisha ukuri. Ngo twe turi kumwe nanjye bwanjye nawe twarabanye pe. Yakurayeho. Iyo ndaya ya mbere mbona muri mu mugabo kandi ndi mu cyando umuhinzi nyuma. Uza nisohoke yagira umuturage n'umuvuga ko ngewe wawe twigeze tuba. Umuntu w'umusore ufite ubwenge akirirwa mu buvumo. Mana nyereka umugore wanjye wakintu ayo maso ufite nayiki. Agashwingi. Televiziyo y'u Rwanda yo mu kurasa imbogo imaze kwandika amateka kabisa. Iyi titre yanditse ngo Coga mu 2022. Hasi baranditse bati ububanyi n'amaganga na societe civile. Bashakaga kwandika bati ububanyi n'amahanga, maze bo baraza bariyandikira bati ububanyi n'amaganga. Janti, ngiye yo sake ndiweho nahita nyibaga nkayirya kabisa. Umva mana nyizera mana. Ngiye amafaranga yawe ejo nzayago. Nk'ubu reka ngwize ukuri, nagiye kuri bank. Ariko ndabona hari abantu benshi. Umva DJ Brian we mva nabaho koko. Hari ibere wabonye, hari kariso wabonye, hari igitsina wabonye, hari shakwa wabonye, hari insya wabonye. Agashwingi. Hari insya wabonye. Niki wabonye gitangaje? Akupeya wagiye wiyuba. Ntabwo ari ibintu maraturemanye. Ari kiti gikoga. Ngenda kubashije. Aho ngaho ubwo yarari gusubiza bamwibasiye bavuga ko yambaye ubusa mu gitaramo. Umuntu usko njye umuntu ushaka ndongora mbona ashaka kumemukira. Gutise. Pakugatekereza kumemukira undongore bro. Suje nani yakurongora Oya suka. Man ukangwiza kuri nakagamba nakonga kuziko bra Juna nazana mureka. Gutise. Shaka uzansambanya. Sha umva ko bagira ngo iki. Sha uyu musaza aratwikaga. Umuntu akubwiye ngo bizu yaba ashatse kuvuga ngo iki? Ngo U Rwanda ngo nicyo gihugu cyonyine kitigeze kigira abanyabwenge. Ise haje habaho abahanga ba Newton ba Pascal, abantu nyine bagiye bakora utuntu ko muri physique gutyo tugendera ko yango tubone produit runaka. Mu Rwanda kera zumbaze mu Rwanda kera nta muntu numwe wari ufite ubwenge uhari. Ibitabo byose dusoma dusanga ikintu cyari cyuze ubwenge cyo nyine ari Bakame. Bakame yonyine yari ubwenge. Harimo ugasanga ibindi bitabo abandi bantu barimo, harimo Georgie, harimo na Ngunda na Georgie nibo bakunda kugaruka cyane. Jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Cyo ukora ikiri umubaje. Uri umubaje. Ngendo umu
jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe. reka bubu we ngahisemo kumwoherereza n'andi ahubwo. ni kuri MTN mumbabarira mumfashe rwose nohereje umuntu amafaranga none arayobye muyaboroke rwose haro ahubwo mumubwira ko n'ejo nzamwohererezana. n'abandi ibintu byose byaruriye. ibintu byose byaruriye. Esanse yaruriye, amavuta yaruriye, isukari yaruriye irongera iramanuka. Ntabwo ari ngiye waguma hasi, nanjye ngiye kurira. Tijari iki kibazo yibaza nanjye ndakibaza. Wowe urasezerana iki? Uravanga iki? Ujuje warasanze yaravunitse akakuvana hariya nawe ukagenda ukidoga ngo ngewe ngo ndashaka gusezerana ivangamutungo. Uravanga inzara ko arizo ufite ndende. ndashaka ivangamutungo uzanyuye mutungo. Ubu noneho ingamba nshya tugusanga mu nzira y'umukobwa wambaye ubusa inkoni. inzara yarandiye shaka isengesho ntarasenga sanga yose narayasenga. Ngira Imana ngo mana uranyimira ikibiryo kutarya uranzize iranyihorera. Mpaye nkawe niba ari ibyo ngibyo imbwa ko ari nyinshi ra. buri gihe iyo utunze umugore utakoye uba uri imbwa nyaka situguri mayibobo n'Imana n'ibyeme ntiwanagenda so kavuga ati reka twumvikane ubuntu buziturwa se mwe mumpaye ako si ubwo nkawe. Nk'umustar turakwakiriye ku kibuga cy'indege. Bonjour. ntabwo mvuga igifaransa mvuga icyongereza. Morning. ngo muri moruge yewe abantu bamereye nabi ndaniyahura ariko niwo umuti ni ukwiyahura pe. Nonese ko mbona imigozi yo kwiyahura yashyizemo kwa mu ijosi yahita kwica. ibintu by'urugomo byateye mwimwica ubundi bari abantu leta ntabwo ibibazi kuko ibyo tubifunga. uturere twaba tugeze u Rwanda two ntabwo ndatumenya neza kuko ibintu bijyanye no kumenya uturere nta kazi ka leta mfite ntabwo njya mbikurikirana. yewe data we mbega mama w'abapampe. Nzovu buriya ngo ntabwo ajya akoresha agakingirizo. wanga kwita udutoki ubu umurenganyije ubu yakiramo agakingirizo agasigara iki koko kuba uri kumurenganya uzakihore nanjye nzaguheraho ntuzirire ugashyiramo ndetse ubu yasigara ni iki. Iwe metero arapfuye tu. nanjye metero narimvuye. Yewe si ubu mwagabanyije kurangara koko. nuko iby'uyu munsi byari ibyo ngibyo murabizi akaryoshye ntigahora mwitama gusa nyine mwibuke gukora like mukore share n'abandi bishime naho ubutaha.